rugomba guhamaho iteka ryose nabwo kugeza Kristo agize gute akazi. Kuriya rero nshimiye Theoneste ni uri bubanze kwandika umufasha we impeta. Theo uraragira gutya. Rero nshimiye Theoneste. Rero nshimiye Imana Theoneste. Reba shawe. Nemwe kwandika rwose. Rero nshimiye Imana Theoneste. Rero nshimiye Imana Theoneste. Mwanditse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo. Mwanditse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo. Musezeranije ko mweguriye ibyanjye byose. Musezeranije ko mweguriye ibyanjye byose. Mu izina rya Data wa twese. Mu izina rya Data wa twese. N'Umwana. N'Umwuka Wera. N'Umwuka Wera. Amen. Amen. Karibu. Jewera Perusi. Mwanditse iyi mpeta nk'ikimenyetso cy'urukundo. Musezeranije ko mweguriye ibyanjye byose. Mu izina rya Data wa twese. N'Umwana. N'Umwuka Wera. Amina. Mwabirangije rwose. Yesu ashimwe cyane. Babe bigishijeyo aka kameza, ariko mbere yuko hanyuma imiryango n'itorero turahaguruka tubifuze umugisha. Tuhagurutse umunsi icyubahiro ni icyawe. Haleluya. Murasubira muri aya magambo ngiye kubabwira ko ndi buyavuge namwe niko muri buyavuge. Tubifurize umugisha w'Imana. Uwiteka tubatunzeho ibiganza. Uwiteka abaho umugisha. Abarinde. Uwiteka abamurikishirize mu maso hanyu. Abagirire neza. Uwiteka abarebe neza. Abahe amahoro. Amen. Bahagurutse kandi bafatanye ibiganza by'iburyo. Nanone dukomeze kubifuriza umugisha. Mwami Imana yacu, Data wa twese uri mu ijuru, shimiye nawe wera, turabasabiye tubasize mu maboko yawe. Hari icyo bakoze badategetswe n'umuntu, ahubwo bategetswe n'ijambo ryawe. Bakoze iby'ijambo ryawe, ubagirire neza. Kandi reka mbasabire kugira ngo ijambo ryawe ribe mu mitima yabo, ibyo bibarinde gutuma bagucumuraho. Ubashye imbere, kandi ikibarwanya ukirwanye, n'ikibahiga ugihige. Imbuto zo mu nda zabo zihire, kandi ibyo bagerageza gukora byose babibonemo umugisha wawe. Reka bomatane nawe amanywa na nijoro, kandi imitima yabo bayerekeze kuri wowe. Urakoze, ndagushimye Data wa twese kubyumvise. Ibyo bisabye nshima nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Kakameza mugasubize hano.
mwahagurutse. Iyo umaze gukora uyu muhango nanjye ndarahira mpagurutse icyitonderwa ko ni ijambo ry'Imana. Jewe Pasiteri Nzeyimana Fodward nkoze uyu muhango bihererwa uburenganzira n'ijambo ry'Imana, kandi ndemeza ko Theoneste ku mugaragaro ndemeza ko ari umugore w'uwera, kandi n'uwera ashimiye ari umugabo wa uwera nawe akaba ari umugore washimiye. Ibyo mbihamije mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Bahe n'icyemezo cy'uko bakoreye ibintu ku mugaragaro imbere y'Imana, imbere y'itorero, ndetse n'imbere y'imiryango. Buriya abafotogarafe ikihutirwa cyo ni iki ngiki. Barakoze cyane cyo gusaba abadiyakoni bazanye ibiseke nshingiye kuri zagarare n'uwera mu mwanya kugira ngo tubashyigikire tubakire urugo. Tandukana ariko mbere y'uko dutandukana reka tubanze twakire umuyobozi w'umuryango, 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 umu
abagezeho itangazo. Abantu bashyize bacu bakuru umunsi wa none nawe Imana ishobora byose kandi Imana y'urukundo turagushimiye. Dushimiye ko abanye natwe muri gahunda twabigusabye kandi byose wakoze uko twabigusabye Imana uhereye ku cyubahiro. None Nyagasani Imana yacu rero umwanya turahumuje gahunda, ariko turagusaba ko tugiye kwinjira muri iyi gahunda mwami umunsi mukuru nyirizina. Turagusaba kugira ngo naho uze kuhaboneka ujye kudufasha muri byose, haba mu bikoresho, haba mu bakozi bari bukore, mu mirimo yose igaragaramo uko kugira kuhagaragara kugira ngo Mana yacu bitangiye neza bikuzo kubisoza neza. Urakoze by'ibyo byacu turagiye, buri muntu wese yemwe nawe kandi tugaruka ugarukana natwe byose tuzajya dushaka mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. bihora kuri nge, ni urindi intambwe zanjye buri munsi. Ibinezaneza binyuzura umutima. Oh Yesu, iyo ndirimbye izina rye, ibiganza bye bihora kuri nge, ni urindi intambwe zanjye buri munsi. Ibinezaneza binyuzura umutima. Oh Yesu we, iyo ndirimbye izina rye, yanyejeshe amaraso, yanyambitse ubwiza bwe, arankunda, Yesu arankuza, arankunda, Yesu arankuza. Iyo ahageze ibibazo birakemuka, amasezerano ye nta na rimwe ajya ahinduka. Yarabikoze ku musaraba i Gologota, aracyabikora kuko nacyo njya muburana. Iyo ahageze ibibazo birakemuka, amasezerano ye nta na rimwe ajya ahinduka. Yarabikoze ku musaraba i Gologota, aracyabikora kuko nacyo njya muburana. Yanyejeshe amaraso, yanyambitse ubwiza bwe, arankunda, Yesu arankuza, arankunda, Yesu arankuza. Ibiganza bye bihora kuri nge, ni urindi intambwe zanjye buri munsi. Oh Yesu, Yesu, ndagukunda Yesu, urankunda Yesu. Yanyejeshe bakibagira baguwe neza. Urabona ko Theoneste na Perusi baberewe bari kugenda bagana mu zicaro zabo,
namwe ariko mukomeze munezerwe. Haleluya. Komereza bose. dutangira gahunda y'ubukwe twatangiye dusenga Imana n'ubu kandi dukomeje kubona ko turi mu nzu y'Imana. Iryo sengesho twasenze rikomeje kubana natwe, Imana cyane kumwe natwe, tuyihe icyubahiro dukomeze kugira neza. Tugiye rero gucunguza uburyo umwete kuko murabona ko nta bundi buryo turi gukoresha hano, ni uburyo bw'amanywa. Aramutse agiye zadukomerera ntibikomeze, n'uwo turi gahunda ayihutishe yitwaye. Imani
kubashyigikira muri iki gikorwa. Imana ibahe umugisha ko mwiteguye kandi natwe tukitegura, buri wese ahaguruka atekereza ku bukwe bwa Theo, atari uko twari dufite n'imirimo, ahubwo twemeye kwigomwa, twaje natwe Imana iduhuje Theo. Yibuduhe rwose turawukwiriye. Abantu mwese mwitabiriye iyi gahunda ntabwo ari uko mwari mwabuze icyo mwakora, ntabwo ari igihe cyabasagutse. Mwihangane n'umwanya muto dusigaje tuwukoreshe neza kugira ngo tuze kuwusoza neza. Hari abagiye baturuka kure, ariko mu muryango wacu dufite umuntu uduhaguruye uduserukira, ibyo byose adufasha no kwakira abashyitsi, hanyuma kandi adukomerezeho yakira n'umusaza nawe watuzaniye abandi bashyitsi. Umusangiza w'amagambo arakoze. Abanyamuryango w'umuryango wa Budoni Ntabiyahura serukiye, tunejejwe no kubona abashyitsi baje batugendereye bavuye mu muryango kwa Festo ku Murwango. Turagira n'ubundi dusabe intore yaje iserukiye mu muryango igire hano kugira ngo turamukanye dusuhuzanye, amaze tuze gukomeza n'ibindi biganiro. Narangije kumuha ikaze, nansaba n'abikambere kugira ngo baze kuva bugufi bakire iyo ntore yaje iserukiye umuryango wo kwa Festo. Turanezerewe kukubona muri umuryango wacu, ndabona rwose umeze neza cyane. Hano se wabonye gute? Hano nabonye neza kandi nkabashima n'uko mwatwakiriye. Ntabwo turakwakira neza, twabaye tuguhaye ibyicaro, tugiye gukomerezaho n'izindi gahunda zo kugira ngo tukwakire neza, ariko wiyumvemo ikaze muri uyu muryango kwa Budoni, wisanzure, nta kibazo rwose. wowe n'intumwa mwaje muzanye, abo waje userukiye, turangaha rero tunejejwe no kuguha ikaze muri uyu muryango wacu. Wiyumvemo ikaze, ndagira nsabe abantu bari ikambere bigire hafi aha kugira ngo tuzimanire uyu musaza, ariko n'abari ku buhanga bw'ibyuma baba bamushyiramo n'akaziki. Abasaza bageze intana zo gukaraba arakoze cyane baramwakiriye. Ubwo rero mu by'ukuri twebwe iwacu ni mu muryango, nta kibazo dufite. Dusanzwe n'ubundi twicara tukaganira mu muryango wacu kwa Budoni. Niba rero muzehe hari icyo ashaka kubwira mugenzi we, yamwakiriye, yamuhaye ikaze. Niba hari icyifuzo ufite watubwira ikikugeza ubu, ese ubundi waje gukora iki? Ku muryango wo kwa Festo twaje duherekeje umugeni mwadusabye. Twaje duherekeje umugeni mwadusabye, ariko nubwo mwadusabye umugeni turabashimiye kuba twamugereje hano
umugeni wacu rero ubundi yararezwe, ni umwana warezwe, twamuhaye umwana warezwe neza, kandi umwana wacu twareze yitwa Muzira Nkoni. Ese ari he muzeyi? Ari hehe mu mwereke? Mwereke umusaza rwose wamuhekeye nkuko mwabivuganye, mu mwereke. Umugeni nahaguruke rwose umushyikirize namuzanye. Nahaguruke. Ari he rwose? Umwegere amwereke. Baho naje muzanye atangiye kumutaka ataramutugezaho ariko bazi kutugezeho. Rero ko yaje. Rwose umusaza yamuzanye. Umwana rero wacu twareze wadusabye, twamureze neza, none twamuzanye, yitwa Muzira Nkoni. Kandi natwe ntabwo umwana wacu twamureze nabi, nizeye ko atazakunanira. Nk'uyu bamutweretse. muzehe rero turagushimiye, banyamuryango w'Ukabodoni, mwamfasha tugashimira iyi ntore, y'umuryango wo kwa Festo, kuko twari twarabigiranyemo umugambi, turabisezerana, imihango ko yagiye ikorwa twarayubahirije yose. Rero uyu munsi wari umunsi wo kugira ngo baduhekere umugeni, kandi ni umugeni twagiye gusaba witwa Uwera Perusi, tumuzaniye umuhungu wacu witwa Nshimiyimana Theoneste. Ntabwo baguhinduriye, ni wa wundi twagiye kugusabira wabonye. kugira ngo asabe gusubira mu byicaro byanyu, muzehe namwe mwajya mu byicaro byanyu, murakoze cyane. Banyamuryango rero numva twashimira uriya musaza ndetse n'abo baje bazananye kubw'igikorwa cyiza badukoreye cyo kuduhekera, tubasabira umugisha kandi tunabashimira rwose. Kaza gusaba n'uyu musangiza wacu w'amagambo kugira ngo aze kudufasha noneho yakire n'abantu bose bari hano, kuko uyu ni umunsi w'umunezero. Imana ibahe umugisha. Mureke tubanze dushimire uriya muryango, ubundi umusangiza w'amagambo akomeze n'izindi gahunda. Umusaza mu muryango atazi ikaze muri uyu muryango. Theo, mu rugo rwawe watwereka ukuntu uzajya wakira abashyitsi. Rero urahaguruka, ndagira ngo ba bantu ariko babahereza babe hafi, mugire hino abahereza bo kwa Theo ahaguruke abanze atwereke urugero, hanyuma n'abandi natwe tubaza kuboneraho, kubera ko umunsi ni uwanyu, ntabwo twagira icyo dukora mutaragira icyo mukora. Turashaka kugira ngo mubegere. Ese uhereza wenyine? Hagati aho ushatse mwahaguruka. Theo na Perusi muhaguruke. Hanyuma Theo urabanza utwakirire Perusi, Uwera Muzira Nkoni, ariko nyirama hanyuma mwakire umuhico ku abantu bazari kukureba, ariko by'umwihariko umenya nzanarira ubwo nzakubita ivi hasi imbere y'Imana n'abantu, nkwambika impeta nk'uko njya mbirota. Uwo munsi andi majwi azatuza, irya njye niryo rizasigara. Nijya uzavuga ijambo nyamukuru ry'uwo nihebeye iyo, nk'uko njya mbirota. Mbabarira uwo munsi nugera, abari jya uzarira mwambika impeta yuko ngukunda iyo, nk'uko njya mbirota. Mbabarira uwo munsi nugera,
barosa bawe bagushagaye bagusezera barikorera baturagiye usaze ubukunda uwo wihebeye batecyo ngaho genda zishima inzozi zabo zibaye impamo maze nkukunde bitagereranywa buryo bwanjye sinabasha kwibona mbana n'utari wowe ibyo sinjya mbirota uwo munsi andi majwi azatuza hirya njye niryo rizasigara nijya uzavuga ijambo nyamukuru ry'uwo wihebeye iyo nkuko njya mbirota mbabarira uwo munsi ntugera abariryo uzarira mbambika impeta yuko ngukunda iyo nkuko njya mbirota mbabarira uwo munsi ntugera abariryo uzarira mbambika impeta yuko ngukunda iyo nkuko njya mbirota cyatubuza kwibanira kuko urankunda nanjye ndagukunda igisigaye no kwibanira burundu tunezerewe mbabarira uwo munsi ntugera abariryo uzarira mbambika impeta yuko ngukunda iyo nkuko njya mbirota mbabarira uwo munsi ntugera abariryo uzarira mbambika impeta yuko ngukunda iyo nkuko njya mbirota ugeze ambwira ko afite impano ariko ubungubu ushobora kubakira nimuze mwiyandikishe nabyemeye ntawabimbwiye ariko ndahamya ko bihari mwaje mwashyize hafi ndaha abantu batarenze babiri mikorofone abandi bose baraza bagiye w'abavandimwe bacu bifuje kurushinga tubasabiye umugisha data mwiza wo mw'ijuru nk'uko kera washyingiye Adamu na Eva umusaza waje duhekeye ndabizi ko nashaka kugira icyo ubwira umusaza mugenzi wawe urarara cyangwa urifuza gutaha icyo uhitaho turakibona uravuze uti urarara cyangwa urataha njyewe rero n'abo twazanye
turashaka kugira ngo tubanze tugere mu rugo rw'abana rw'abageni, hanyuma ari ukurara ari no gutaha niho ndi bubivugire. Urakoze musaza, n'ubundi twari twabivuganye yuko twanakwiteguye mu rugo rw'abana. Hano twari turi mu nzu y'uruganiriro, turagira n'ubundi kugira ngo gahunda dukomereze hariya mu rugo rw'abana, ujya kureba aho abana twarubakiye. Ndagira ngo nsabe n'ubundi abantu bari hano bigire hejuru kugira ngo dusenge Imana, dushima Imana ku byo yakoze uyu munsi. Noneho ubundi ngiye kukwereka mu rugo rw'abana. Turagira ngo dusabe Pasiteri Nzeyimana yigire hano, aratuyobora mu mwanya wo gusenga. Sabe abantu wese mutuze, duhaguruke twigire hejuru, twubahe Imana, dusenge, dushimire Imana ibyakoretse byose uyu munsi. Ubundi tujye kwereka ababyeyi urugo rw'abana. Pasiteri yigire hino atuyobore dusenga. Mwese mujye. Nanone Imana yacu mu izina rya Yesu turagushimira.